abakobwa kimwe n'abahungu bakunda gusomana, ariko se waba wari uzi ko abakobwa bakunda uburyo bumwe bwo gusomana kurusha ubundi? Nimvuga ibi ngibi ntiwumve guhuza iminwa gusa, ahubwo wumve ko hari uburyo bumwe ndetse n'amabanga amwe buri mukobwa arota ijoro n'amanywa ko nibura byibuze umunsi umwe yazabukorerwa, cyangwa se nibura yazasomwa muri ubwo buryo. Iyi akaba ari nayo mpamvu niba ufite umukunzi wawe, uyu munsi naguteguriye uburyo butanu bwo buri mukobwa yifuza kuzakorerwa byibuze rimwe mu buzima bwe. Ubundi nuba umukorera akazahora kwibuka byanga byakunda. Reka turebe ese bikorwa bite? Ikaze mu kiganiro. Iki kiganiro cyitwa Menya Byinshi, mukaba mugitegurirwa ku bufatanye na Telemontagne. Akaba ari nayo mpamvu niba ari ubwa mbere urebye ibiganiro byacu, cyangwa se niba ari ubwa mbere tubanye mu biganiro byacu, nagushishikariza kumanuka hasi y'iyi videwo ukareba ahantu hatukura handitse subscribe, ubundi ukahakanda tukazajya tubana mu biganiro byose, ndetse ukazajya uhita ubibona mu buryo bukoroheye buri uko dushyizeho ikiganiro cyacu. Ikaze nanone mu kiganiro. Uburyo bwa mbere mu buryo butanu ushobora gusoma umukobwa akazahora kwibuka ni ukumusomera mu mvura. Imvura iri kugwa, aho kugira ngo utwikire umukobwa mu mutwe kugira ngo atanyagirwa, ahubwo uzabura umutwe we umurebe mu maso maze umusome byimbitse ako kanya. Uko musomana, gerageza kumutsa imisatsi ye n'ikiganza kimwe cyawe, ikindi kiganza kimufashe mu manyungunyungu ugerageza kumuterura. Buri mukobwa aba yifuza ibintu nk'ibi, kandi nubimukorera azumva ameze nk'uwageze mu ijoro, kandi nyamara akiri mu biganza byawe. Uburyo bwa kabiri ngufitiye mu buryo butanu ushobora gusoma umukobwa ntazigera kwibagirwa ni ukumusoma umwegetse ku rukuta. Iyo umusomanye imbaraga kuri iyi ngingo ho niho bivugwa ko biba byiza cyane. Niba muri hafi y'urukuta, gerageza umwegeke ku rukuta n'imbaraga nyinshi maze umusome byimbitse, ariko ari nako ukomeza kumutsindagira ku rukuta. Amaguru ye use n'uyatandukanya maze winjizemo ayawe, gusa acyambaye imyenda ye yose. Nurangiza ukomeze kumusoma. Ibi ni ibintu atazigera yibagirwa mu buzima bwe bwose na gato. Uburyo bwa gatatu ngufitiye mu buryo butanu ushobora gusomamo umukobwa ntazigera kwibagirwa ni ukumusoma murimo gutongana. Igihe murimo gutongana ku bintu bitagenze neza, yakurakariye cyane, mwegera umufate ibiganza. Azagerageza kuguhunga no kukurwanya yibwira ko ugiye kumugirira nabi. Wowe gusa uzagerageze umufate, umwiyegereze basi maze umusome. Ubukana yari afite buzahita bwikuba na zeru kubera kumusoma byonyine. Ku bashakanye kandi, komeza umusome nibura iminota igera ku 10 gusa mbere y'uko umuryamisha ku gitanda. Nubikora neza, azamara imyaka 5 atongeye na gato kugutonganya, maze mubane mu mahoro ubuziraherezo. Uburyo bwa kane ngufitiye mu buryo butanu ushobora gusomamo umukobwa ntazigera kwibagirwa na gato ni ukumusoma umuturutse inyuma. Mu gihe atatekerezaga ko waba uhari muri uwo mwanya, uwo mwegera uturutse inyuma ye, nurangiza umusome ku ijosi ndetse no ku matama mbere y'uko ahindukira ngo akubone neza. Abakobwa benshi bakunda gusomana bitunguranye cyane, gusa wowe bikore neza atazatungurwa mbere y'uko ubikora. Ibi bikaba byakorwa neza mu gihe umutunguye arimo aratekereza ibintu byinshi cyane. Ukamusoma uturutse inyuma ye umufashe mu manyungunyungu. Kumusoma gutyo bizamushimisha cyane, ndetse amaboko yawe amufashe azatuma yumva ko nta cyamuhungabanya igihe cyose muzaba muri kumwe. Uburyo bwa gatanu ari nabwo bwa nyuma wasomamo umukobwa akazahora kuzirikana igihe cyose niyo yakundana n'undi, ni ukumusoma mu ruhame cyangwa se kumusomera imbere y'inshuti zawe. Uburyo bwo gusomana mu ruhame ntibivuze cyane mu nsengero cyangwa se mu mahuriro ayo ari yo yose, ahubwo iyo mvuze mu ruhame uhite wumva ko ari ahantu abandi bantu bashobora kubabona gusa. Hashobora kuba
mwasohotse muri resitora cyangwa se ari ahandi hantu hari abantu benshi. Ese ni gute nabikora? Musaba ahaguruke mbere y'uko amenye ko ugiye kumusoma. Ahaguruke imbere y'imbaga y'abantu birushaho kuba byiza, kandi iyo inshuti zawe zihari cyangwa se bamwe mu muryango wawe bahari. Nurangiza amaze guhaguruka uhita umusoma. Ibi bizatuma yumva ko ashyigikiwe, ndetse ejo heza he hazaba hamugaragarira ko hazaba hameze neza igihe cyose muzaba muri kumwe, ubundi urusheho kumwigarurira umukunzi wawe. Reka mbashimire mwese twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro mbashimira kuba mukurikira. Iki kiganiro cyitwa Menya Byinshi, mugitegurirwa kandi mukakigezwaho ku bufatanye na Telemontagne. Akaba ari nayo mpamvu niba uri umuntu wa mbere ukurikiranye ibiganiro byacu, manuka hasi iyi video ureba ahantu hatukura handitse subscribe, uhakande ubundi ujye ubona ibiganiro byose dushizeho ako kanya mu buryo bukoroheye. Twabanye ni Mugisha Samuel, ndabashimiye.